Igisobanuro cy'ubuzima ni ukuzamuka no kongera ukamanuka, kuba wishimye ndetse no kubabara. Uko umeze uyu munsi ntabwo ariko ejo uzaba umeze. Habaho guseka ndetse no kurira, nicyo gisobanuro cy'ubuzima. Nyamara ubuzima twacamo bwose ntabwo dukwiriye kwiheba ngo twiyambure ubuzima. Aho uzumva bamwe biyahuye, abandi bicanye, abandi bahemukiranye bitewe n'ubuzima runaka bagezemo batari biteguye. Muri iyi videwo tuguhaye ikaze wowe udukurikira ku murongo wacu wa YouTube Ubuzima TV1, aho tureba ibintu bitandukanye. Mu Rwanda hari ikibazo cy'abantu benshi bari kwiyahura, nyamara bamwe muri twe tukaba tutazi n'impamvu zimwe zibitera. Niyo mpamvu ngiye kubereka bimwe mu bimenyetso bishobora kuzakwereka umuntu uri hafi gufata icyo cyemezo cyo kwiyahura, kugira ngo nawe nubimubonaho uzakumire cyangwa se ugire icyo wakora no gutabaza inzego runaka. Ibimenyetso tugiye kukugezaho birakwereka neza uburyo ubuzima bugiye butandukanye, nyamara uko umuntu abubona ntabwo ari ko undi abubona. Niyo mpamvu dukwiriye kwiyakira mu buzima tugeramo kugira ngo tubashe gukomeza kubaho. Reka mbagezeho ikimenyetso cya mbere gishobora kuzakwereka umuntu uri hafi kwiyahura. Umuntu uvuga amagambo yo kwiheba, nk'urugero uvuga ngo nta mpamvu yo kubaho cyangwa ibyanjye byararangiye. Mu by'ukuri uwo muntu aba yatangiye gutakaza icyizere cy'ubuzima. Niyo mpamvu ukwiye kumutega amatwi cyangwa se ukamwumva. Icya kabiri, kwitandukanya n'abandi. Urugero, kutitabira ibiganiro by'inshuti ziwe, umuryango cyangwa ibikorwa yari asanzwe akunda. Urugero nko kureba umupira, kujya mu rusengero, ibintu byari bisanzwe ubundi ari ubuzima bwiwe. Ibyo bintu abigendera kure, ukajya usanga nyine ntago ari kwishimana n'abandi muri urwo rwego. Icya gatatu, impinduka zikomeye mu myitwarire. Urugero, ahindagurika mu mico cyangwa mu buryo yitwara ku bandi. Aha twavuga wenda nko kuvuga ngo nimba wenda yakundaga gusabana aho ari mu bandi, ugasanga ari kuvuga yungurana ibitekerezo n'abandi. Iyo ageze muri iki gihe cyo gushaka kwiyahura, ibyo bintu arabigabanya. Tugere ku cya kane, umuntu usanga yihebye cyane bikabije cyangwa se afite depression. Depression mu by'ukuri ni agahinda gakabije, ananirwa kwishima cyangwa se akabura icyizere, akumva ubuzima nta gaciro bugifite. Niyo mpamvu numubonamo icyo kintu uzakumirire hafi. Icya gatanu, impinduka mu mirire ndetse n'ibitotsi. Kurya cyane cyangwa kubura apeti ndetse no kubura ibitotsi, yewe no gusinzira cyane. Ibyo ngibyo byose ni ibimenyetso bishobora kugaragaza uwo muntu uri muri icyo kigero cyo kwiyahura. Icya gatandatu, gutakaza ibintu by'agaciro. Urugero, ashobora nko gufata imyenda yiwe yakundaga akayitanga, inkweto se akaziha bagenzi be, ukagira ngo ni urukundo, nyamara burya nawe si we uri kubyikoresha, ahubwo aba ameze nk'uri gusezera ukuntu, kuko aba hari umugambi wiwe aba yaranogeje. Wowe rero uba umubonera hafi, uba ugomba kumuganiriza, ukamwegera, ukamuba hafi. Tujye ku cya karindwi, akunda gukoresha inzoga cyangwa ibiyobyabwenge cyane. Mu busanzwe abantu banywa inzoga ndetse bakanywa itabi, ariko uyu muntu we aho atandukaniye n'abasanzwe, usanga ari kubikoresha cyane. Ugasanga ku munsi aranywa nk'amapaki abiri y'itabi, abanywa ibiyobyabwenge bikomeye nk'urumogi, kanyanga se, ugasanga nibyo bintu yasize imbere. Ibiyobyabwenge bishobora kuri we abatekereza yuko bishobora kugabanya agahinda, nyamara iyo bimushizemo ka gahinda kariyongera. Tujye ku cya munani, gutanga cyangwa kuvuga amagambo asa n'ayo gusezera.
Urugero ushobora kuvuga ngo murakoze, mwambereye inshuti nziza mu buzima bwanjye, kandi mu by'ukuri wowe ubona ntaho agiye, muri kumwe muricaranye, ntabwo ahagurutse wenda ngo abasezere bisanzwe, ariko ugasanga ari gukoresha bene ayo magambo, cyangwa se ugasanga ari kuvuga ngo ndambiwe kubaho. Mu by'ukuri ayo ni amagambo agaragaza ubwigunge no kuba atameze neza muri we. 9, gushaka uburyo bwo kwikomeretsa. Kwishakamo amakuru cyangwa ibikoresho byamugirira nabi. Usanga akenshi ashobora gufata nk'icupa akaryikubita, cyangwa se agafata urwembe akikeba, cyangwa se akaba yashaka ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kumukomeretsa. Tujye ku cya 10, ari nacyo cya nyuma. Impinduka mu buryo butunguranye. Kujya asa n'ufite amahoro, yiyumvamo amahoro menshi cyangwa kwishima bitunguranye, bishobora kuba ikimenyetso cyo gufata icyemezo kibi. Wa muntu wahoraga ameze ukuntu uko wari usanzwe umumenyereye, noneho ugasanga nyine ni wa muntu afite morale nyinshi cyane, ari gukora ibintu bidasanzwe uko yari ameze. Uwo muntu numubona gutyo uzabona yuko hari icyemezo kidasanzwe yatangiye gufata muri we. Ibi rero nibyo twari twabateguriye uyu munsi, ariko nanone kugira ngo ufashe uwo muntu wahuye n'icyo kibazo, ugomba kumuganiriza witonze, ukamwumva, ntumucire urubanza, mwereke ko umwitayeho kandi atari wenyine. Mushishikarize kuvugana n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, kuko akenshi hari n'igihe biba ari uburwayi bwo mu mutwe abantu bafite, ariko ntitumenye aho twabwivuriza. Niba ari mu Rwanda ashobora guhamagara 116 kugira ngo bamuhe ubufasha bw'ibanze, cyangwa se bamurangire abaganga n'abajyanama mu by'ubuzima bamufasha. Nawe rero nimba ari uwo wabonye ufite iki kibazo, wamufasha muri ubwo buryo, ni ukuri tukubaka umuryango nyarwanda. Reka nkushishikarize gukora subscribe ndetse na like na comment kuri iyi video nimba uri mushya. Nimba nawe usanzwe kuri uyu muyoboro wacu, reka tukwifurize kuzongera guhura muri video y'ubutaha. Wakoze cyane, bye.